Muraho neza, reka nongere mbifurize kugubwa neza mu mutima. Nk'uko bisanzwe njye ndi Hakizimana Seti. Muri aka kanya tugiye kuganirira hamwe cyangwa se ngiye kubaha inkuru. Niba ujya ukunda ibiganiro byanjye, ibyo nkora mu nyandiko cyangwa se mu mvugo, mu biganiro bisanzwe cyangwa se ivugabutumwa nkora, ndagira ngo iyi nkuru ntigucike. Ndagira ngo iyi nkuru nawe uyitege amatwi wumve. Hari ikintu uri buze kuza gukuramwo muri iyi nkuru. Iyi nkuru turayikesha nde? Iyi nkuru ni iyande? Iravuga kuri nde? Mureke twimbike turebe buri kimwe kuri iyi nkuru. Uyu mugabo hashize imyaka 50 yose, imyaka 50 iratambutse. Inkuru y'uyu mugabo ivugwa hirya no hino mu bitangaza makuru. Uyu mugabo yavukiye mu gihugu cy'Ubuholande. Arahakurira, yize amashuri make cyane, ariko yakoraga akazi kari gatangaje, katigeze kamenywa n'umuntu n'umwe uwo ari we wese, kuko yagakoraga mu buryo bw'ibanga, kandi uburyo yakoraga aka kazi kiwe byamuheshaga amafaranga menshi cyane. Yabashaga kugera ku bantu benshi, ariko abo bantu benshi bose nta n'umwe wari uzi uyu mugabo. Nuko igihe kimwe kiragera, akomeza gutera imbere ndetse n'ubukungu bwiwe bukomeza kugenda buzamuka. Uyu mugabo waje gukora bizinesi yari ijyanye n'ibijyanye no gutwara abantu ndetse n'ibintu, yakoreshaga imodoka zisanzwe. Nuko akomeza kugenda abyagura, agera ku modoka 1000 ahangaha muri iki gihugu cy'Ubuholandi. Igihe kigeze yaje gushinga imihanda ya gari ya moshi. Agera kuri gari ya moshe 9 ari umwe wenyine ku giti cye. Maze leta imaze kubibona, ibona ari ibintu by'igiciro kandi nyirabyo akwiye kuba ari umuntu ushobora kugaragaza ibyo afite aho abikomora. Uyu mugabo byabaye ngombwa ko bamujyana mu nkiko. Uyu mugabo agejejwe mu nkiko ngo asobanure inkomoko y'ubutunzi ndetse n'ubutunzi afite, yaje kwituriza araceceka. Arababwira ati cyiza nuko mwakora icyo mwagambiriye ku buzima bwanjye kuruta uko nababwira iby'ingenzi mu buzima bwanjye. Umugabo arangije araceceka. Mu rubanza bamujyanyemwo we ubwe aregwa nta muntu n'umwe bafitanye ikibazo, yaracecetse yanga kugira uwo agira icyo atangariza. Byabaye ngombwa ko bamufunga bamuziza yuko ubutunzi afite butazwi inkomoko yabwo. Uyu mugabo ntiyateye amahane ndetse yabwiye n'ab'umuryango we gutuza kandi bagaceceka, bakirinda no kuba batanga ikirego cy'ubujurire. Umugabo ajyanwa muri gereza arafungwa. Umwaka 1, 2, 3, 4 ishika ku myaka 5. Mu gufungwa k'uyu mugabo yakomeje gukora akazi kiwe yakoraga kibanga, akazi atari yarigeze yifuza ko hari umuntu n'umwe wagenza gute wakamenya. Nuko leta yigabiza ibye, imodoka ziwe zose leta irazifata, ndetse na gari ya moshe leta irayivugurura. Imaze kuyivugurura yongeramwo n'izindi, ibyari ubutunzi bwa wa mugabo bijya mu maboko y'iki ya leta. Umugabo akomeza kwibera muri gereza, umuryango we urakena, ugera kure cyane, bya bindi bita gutindahara. Ariko umugabo akomeza gukora akazi kiwe, ariko noneho yirinda gushyira ibikorwa byiwe ku isoko. Ku mwaka wa 7 ari muri gereza yaje gusohora igitabo. Ubwo noneho bumvishije yuko icyo uyu mugabo yakoraga yari umwanditsi w'ibitabo. Nuko amaze gusohora igitabo cyagiye hanze kiragurwa, cyaguzwe amafaranga menshi cyane. Nuko ubwo cyamaraga kugurwa amafaranga menshi cyane, yoherereje umuryango we amafaranga. Amaze koherereza umuryango we amafaranga, yarakomeje asohora n'ibindi bitabo, ariko nanone ibanga yakoreshaga mu kwandika niryo ryakomeje kuba muri bya bitabo. Ntago yajyaga ashyiraho izina ryiwe cyangwa se ngo abe yashyiraho abamufashije kwandika ibitabo aho byatunganirijwe naho byaba byacapiwe. Nuko nguko yakoraga inyandiko ze, kandi inyandiko z'uyu mugabo n'ibitabo yandikaga byabaga birimo ubuhanga ndetse n'ubwenge bukomeye cyane.
abenshi mu bari barabaye abayobozi b'iki gihugu, abari ingabo z'igihugu mu Buholande, abari abarimu mu Buholande, abari abafundi mu Buholande, abantu bari abatekinisiye, aborozi ndetse n'abari bayoboye igihugu, bose bagenderaga ku bitekerezo byabaga biri mu nyandiko z'uyu mugabo. Ariko mu by'ukuri bose bari baranyotewe no kumenya, uwandika ntiyivuge kandi ntagaragaze n'aho ibintu byandikiwe. Ntibigeze bagira amakenga yo gukenga inyandiko z'uyu mugabo. Igihe kigeze, umugabo yaje kwandika urwandiko rwari rurimwo ikintu kijyanye n'igitekerezo gikomeye cyane, cyigishije Abaholande bose. Kugeza uyu munsi wa none iyo ugiye kureba inyandiko n'ibindi byose abantu bandika, formule n'imwe ni y'uyu mugabo. Ati: maze imyaka 7 muri gereza. Uyu ni umwaka wa 8 ndi gusoza ndi muri gereza. Nyamara nafashije igihugu cyanjye mu buryo bw'ibanga. Sinifuzaga ko nakorera umuntu ikintu nkakigaragaza, kuko mu buzima nakuze ntakunda gushimwa. None ni ukubera iki naba ndi muri gereza nzira ubusa? Ese kuba umuntu afite ibintu ariko bitagaragara aho bikomoka, icyo kibi cyaha cyo kuba yafungwa n'ibintu bye bigafatirwa? Ese abantu baba bafashe ibyo by'uwo muntu bo baba babijyanye mu buryo bw'inkomoko? Yandika iretere, amaze kwandika iretere ayishyira mu gitabo. Icyo gitabo nacyo yari yacyanditse ariko ntiyashyiraho amazina ye ndetse n'imyirondoro ye. Maze ya retere yaje kugenda isirikira mu bantu barenga amamiliyoni n'amamiliyoni. Basobanukirwa n'umuntu ufunzwe, basobanukirwa neza yuko ari umuntu wagize uruhare n'iterambere mu gihugu cy'Ubuholande. Mbega amarira ku mihanda, mbega amarira mu mazu, mbega amarira mu biro, mbega amarira hirya no hino mu buzi. Abasirikare bararize, abayobozi bararira, abadepite bararira, abaminisitiri bararira. Umugabo bamufunguye, icyo gitabo cyari kimaze ndetse n'iyo retere kumwinjiriza amamiliyoni n'amamiliyoni. Bamushyize imbere, arangije abaha speech arababwira ati: igihe icyo ari cyo cyose hari icyo ukora, ujye wirinda kugira abantu ugitangariza. Igihe icyo ari cyo cyose hari aho uvoma, ujye wirinda kugira abantu wereka isoko y'aho ugenza gute uvoma. Ati ahubwo icyaba cyiza ni uko wavoma ukazana ugasangiza ku bandi ku buntu. Ndi umwanditsi, sinigeze nifuza ko abantu bamenya uwandika uwo ari we. Nafashije benshi, abasirikare benshi babaye abasirikare kubera njye, abadepite benshi babaye abadepite kubera njye, abarimu benshi babaye abarimu kubera njye. Icyo nakoraga kugira ngo mbeho kwari ugucuruza ibitabo. Icyabaga ari inyungu cyose nakiguraga imodoka, kugeza ubwo nubakiye imihanda abantu mu buryo leta itari ishoboye. Nazize ubusa, ariko Imana yo mu ijuru